uyu munsi tugiye kureba hamwe iyi ndwara cyangwa se ibibazo bikunze kwibasira abana bakivuka cyangwa se bakiri mu myaka yo hasi, hanyuma zikaba zikunda gushobera abantu benshi ntabwo baba bazisobanukiwe, ku buryo iyo yabayeho cyangwa se iyo zibonye ahandi hantu batungurwa cyangwa se bakibaza ibintu byinshi, ese ibintu biterwa n'iki, ese ubundi ibintu bibaho. Izo ndwara zikunze kwibasira abana nizo tugiye kurebera. Tuze kureba indwara 5 zikunze kwibasira abana. Ndi umu-psychologist cyangwa se n'umuclinical psychologist, bisobanuye yuko nzi ibintu bijyanye n'ubumenyamuntu cyangwa se n'imyitwarire ya muntu. Ikindi nakoze igihe kinini gishobora kuba kirenze umwaka n'igice nkora mu bigo bifasha abana nk'aba ngaba bafite ibibazo bijyanye n'imyigire cyangwa se ibibazo bituma no kwiga bishobora kuba byagorana. So urumva yuko mfite experience n'ubumenyi ushobora kuba bwaguha ubusobanuro, niba urusobanuro bw'ibanze kugira ngo usobanukirwe neza ese ibibazo abana bakunze guhura nabyo ni ibihe. Nukundi ibyo turimo tuvuga, ukore subscribe, like, share na comments. Nkunda kubivuga buri uko ntangiye no video kugira ngo abantu bose bakunze ibintu tuvuga babashe no kutwereka yuko turi kumwe, bitume tuzabasha gukora content zisa nk'izo ngizo mu gihe kizaza. So tugiye kurebera hamwe izo ndwara 5 zikunze kwibasira abana bakivuka cyangwa se mu myaka yo hasi, ku buryo bikunze kuyobera abantu benshi. Indwara turuze guhura nayo ni indwara abantu benshi bashobora kuba bamenyereye, abantu bamwe nabo bashobora kuba bamenyereye ku izina rya autism. Indwara yitwa autism akenshi ni indwara ifata abana, hanyuma abenshi barayivuka ariko hari nabo ifata mu myaka yo hasi. Barayivukanye ariko ikigaragaza mu myaka yo hasi, nko mu myaka 2 akaba yaravutse ukabona umwana ari gukura ari muzima, ariko nko mu myaka 2 ugatangira kubona utuntu tugaragaza yuko mu by'ukuri hari ibimenyetso yuko umwana imikurire itandukanye n'iy'abandi. So autism ni indwara irangwa n'iki? Aha ni indwara itera ibibazo mu bijyanye na communication cyangwa se uburyo umwana ahana amakuru n'abandi, social life, imibanire n'abandi, hanyuma n'ibibazo bijyanye n'uko sense ze zikora. Sense ubwo ni ibyumviro by'umubiri, hari amaso, ururimi, uruhu, bya byumviro 5 by'ingenzi, hakongeraho n'ibindi byiyongeraho biri extra. Kuvuga ngo umwana ashobora kugira ibibazo n'urugero muri communication, ugasanga umwana kugira ngo akubwire ko ashaka ikintu abikubwira mu bundi buryo, wenda ararira, ntabwo ushobora kuvuga ati mpereza kiriya, cyangwa se akagufata ati akakugeza ahantu ikintu ashaka kiri. Communication ye cyangwa se uburyo atanga amakuru, uburyo asaba ibintu biba bitandukanye, harimo ibibazo kuko iyo ndwara itera impinduka ku bwonko zishobora gutuma ibice bijyanye na communication bishobora kugorana. Hanyuma na social life cyangwa se imibanire n'abandi, usanga ishobora kuzamo ibibazo. Ugasanga ni wa mwana ashobora kuba yigunze, akunda gukina n'ibintu aho kugira ngo akine n'abandi bantu. Imikino akinona yuko ntabwo aba ari interested mu bandi. Umubyeyi araje ntabwo ari buze kumusekera, kumuhobera, wenda no kumuforcinga, cyangwa se bisaba kuba warayimwigishije. Ugasanga twatuna abana bakora tujyanye n'imibanire, we ntabwo atwiga cyangwa se ntabwo atumenya mu buryo buri natural, bisaba ko ubimwigisha mu buryo buri active. Usibye ngibyo hari n'ibibazo biri sensory cyangwa se bijyanye n'ibyumviro. Ugasanga umwana hari amabara, urumuri ntabwo ruzazamo gutya biri guhumbya. Ugasanga umwana wenda iyo urusaku ruje apfuka amatwi, kubera yuko nubwo urusaku ari rutoya we arumva rukabije kuba rwinshi. Cyangwa se ugasanga umwana hari ibintu atarya kubera yuko taste, uburyo biryohamo, ugasanga ntabwo we abisupporting cyangwa se ntabwo abasha kubyihanganira. Ibibazo by'ibyumviro bishobora kuba umwana yanga ikintu cyangwa se adashaka ibintu runaka, cyangwa se abikunda ku rwego buryo rukabije. Niba agize gutyo ni urusaku aba yanga, cyangwa se amajwi aba yanga. Niba hari ibintu atarya ni ukwera yuko hari test aba adashobora kwihanganira habe na gato.
hari nabwo ushobora gusanga ibibazo bye noneho ari ugukunda ibintu ku rwego rukabije, ugasanga akunda urusaku, ashaka ko muhora muvuza amafirimbi cyangwa se mukora iki, hari urusaku runaka akunda ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ugasanga ahora atamiye ibintu runaka kubera yuko ashaka yuko bisitimira mu kanwa ku buryo butandukanye. Abana bose bajya babikina, ariko hari ugusanga aho bikabije mu kigero runaka. Hari abo usanga bari kugendera, wenda yifuza kugendera ku mano kubera yuko hari za sanse zindi zijyanye na pozisiyo umuntu aba arimo ziba akeneye gustimulating cyangwa se akeneye ko zikanguka, cyangwa se ugasanga umwana ashaka yuko umuhora umukozeho, ukahora uri kumuhereza akantu akikozaho, cyangwa se ugasanga umwana umukozeho gatoya ari buze kure cyangwa se ari buze kukwiyaka. Ibyo byose ni ibibazo bijyanye n'ibyumviro by'umubiri. Ntekereza ko tuzakora video yihariye ku izi ndwara, uko tugenda tubona ko abantu wenda bashobora kuba bazikeneye. So reka tugende ku yindi ndwara itari autism. Ni indwara nayo nzi ikunze kubaho, ni indwara ijyanye ni gutinda, cyangwa se ni indwara ijyanye n'ubushobozi buke mu bijyanye n'imyigire cyangwa se kwiga ibintu runaka, ugasanga biragorana. Hari abantu benshi usanga bishobora kumugora kwandika, n'urugero ku buryo ibintu byose wamuha kwandika biruze kuba ikibazo. Niyo wayimwigisha nk'abandi bose ukama extra time, ugasanga amaletazi arayacurika cyangwa se azayitiranya uko wabigenza kose, kubera ko kwandika ari ikibazo. Ni indwara yitwa dysgraphia. Hari n'izindi zitwa dyslexia, ku buryo gusoma nicyo kibazo. Wenda ashobora kuba yanakwandika ariko ugasanga usoma ni ikibazo. Hari n'izitwa dyscalculia, cyangwa se ugasanga gukora imibare, ibintu by'imibare nibyo bikunze kugorana, ugasanga rimwe uteranyaho rimwe ntabwo yumva impamvu ari kabiri. Wenda ibyo wenda kubimwigisha biroroshye, ugasanga imibare iri ku rwego rwo hejuru, noneho kuyimenya bisaba imbaraga nyinshi. So hanyuma usibye izo ndwara zijyanye n'imyigire, hari noneho n'ibibazo bijyanye no kuvuga cyangwa se speech disorders cyangwa se speech pathologies. Ni zino ndwara zikunze kugaragara aho ushobora gusanga umwana, urugero kuvuga bishobora kugorana, ukaba wamubwira ibintu akabyumva, ugasanga kuvuga we kuko yasohora ijambo ugasanga ni ikibazo. Hari n'ubwo ushobora gusanga ikibazo noneho kiri mu kumva, ugasanga aravuga ntaribi ariko wamubwira ikintu kucyumva bikamugora. Ibibazo byo kuvuga bikunze kuza mu buryo bwinshi. Hari abo umwana atinda kuvuga, asanga umwana atangiye nko kuvuga ijambo rya mbere afite imyaka 5 cyangwa se imyaka 4. Hari abo ushobora gusanga umwana nta motivation yo kuvuga afite, ku buryo agerageje kuvuga wenda ari kubishobora, ugasanga we yumva guceceka ari byo ashaka gukora, ugasanga atangiye nko kuvuga afite imyaka 8 cyangwa 7. Iba urumva yuko hari byinshi baratakije uburyo kwiga kuvuga bishobora kuzatinda. Ibibazo bya speech cyangwa se bijyanye no kuvuga, speech and language, kuvuga hanyuma no kubasha kuvuga ururimi runaka cyangwa se nk'ikinyarwanda nyine kubasha kuba yakivuga neza. Ibibazo bishobora kubaho bikaba byatuma umwana no mu zindi areas z'ubuzima bimugiraho ingaruka, cyangwa se mu zindi ngundi z'ubuzima, ugasanga mu ishuri bitangiye kumugiraho ingaruka, ugasanga mu mibanire n'abandi kugira socializing bitangiye kumugiraho ingaruka. Bishobora no kugira ingaruka of course kuri mental health, kubera yuko natangira gukora akabona atandukanye n'abandi, hari ugushobora gutangira kumugiraho ingaruka. So ni byiza no kwiga kure uburyo wafasha uno mwana hakiri kare. Ubundi uburyo bwiza bwo kumufasha no kumujyana kwa muganga akamusuzuma, akamenya n'ibintu byiza yamufasha kugira ngo abashe kuvuga. Mu Rwanda ntabwo dufite aba specialists benshi mu bijyanye no kuvuga. Ntekereza yuko bashobora kuba barirwa no ku ntoki, ariko iyo ugiye kwa muganga bakuguidinga ku muntu mwiza ushobora kuba amufasha mu buryo bwa nyabwo. Hari n'amashuri ashobora kuba yafasha abantu mu buryo bwihariye mu Rwanda, ndakeka amaze kuhaba. Ntekereza ko hari n'amaprogramu ashobora gufasha abana afite ibibazo, akamuha curriculum n'imyitozo ishobora gutuma yabasha kuba yavuga kurushaho, wenda bakamufashiriza mu rugo cyangwa se ku ishuri yigamo. Ndumva amaprogramu hari amwe nzi ashobora kuba bikora. Ariko nawe kuba wafasha umwana mu buryo bwawe ndakeka bishoboka. Ushobora kureba online uko umwana wafasha umwana kugira ngo adevelope
imivugire ye, niba ari ukumwigisha indirimbo, niba ari gukina nawe, niba ari kumujyana ahantu aragira motivation yo kuvuga. Hari ibintu byinshi ushobora kuba wanakora mu rugo bikaba byakongera amahirwe y'uko umwana aribuze kuvuga mu buryo aribuze kuvuga vuba kurusha igihe ari kuzavugira. So ikindi kibazo nshaka kuvuga nacyo gikunze kubaho ku bantu benshi, ni ikintu kijyanye na attention. Hari indwara yitwa attention deficit and hyperactivity disorder cyangwa se ADHD. Ni indwara irangwa nuko umwana kuba ahantu hamwe cyangwa se kuba intekerezo zaguma ahantu hamwe biba ari ikibazo mu by'ukuri gikomeye ku rwego rwo hejuru. Ugasanga nk'abana ushobora gusanga kwicara hamwe bigorana, buri gihe agomba kuba ari kumuvinga from one place to another, ava hamwe yimukira ahandi. Ugasanga muri class kugira ngo yicare akurikire mwarimu iminota 5 ni ikibazo. Ugasanga nta kintu yakora ngo agume ahantu hamwe. So hari attention cyangwa se kuguma ahantu hamwe ugafokasinga ku kintu, hakaba noneho na hyperactivity cyangwa se guhora ibintu ushaka kubikora huti ava ahantu hamwe yimukira ahandi hantu. Iyo bihuye nibyo biba ADHD cyangwa se attention deficit, kongera na hyperactivity cyangwa se guhora ushaka kuba reactive. Ariko hari nubwo gishobora kuba ari kimwe gusa cyaje. Ariko still nayo ni imwe mu ndwara zikunze kuza abantu bagashoberwa bakaberwa ibyo ari byo. Nabwo support akenshi, ariko nanone support ibikenewe ku ndwara nk'ingiyi niyo kugenda kwa muganga akaba yamenye icyari cyo, yamenye ikintu gishobora kuba kibyisha inyuma, kuko hari n'abidevelopa bamaze kuvuka batarabivukanye, akaba yakuvura akaguha imiti cyangwa se akagufasha kumenya icyo kintu kikavaho, nyuma akaba yanaguhana recommendation y'amashuri ashobora kumufasha cyangwa se y'abaganga bashobora kumufasha kurushaho. Kenshi nk'aba ngaba iyo ikibazo kiri ku rwego ashobora kuba atakwigana n'abandi, akenshi nyana amashuri ari specialized cyangwa se amashuri ashobora kuba yafasha abantu, nubwo amashuri yose yaba yabishobora igihe yabona professionals banyabo, ariko kujya mu mashuri ari specialized yamufasha akiga ndetse anabasha no kumanaginga ibibazo. Ni kimwe mu bintu ushobora kuba byamufasha kugira ngo iki kibazo yahuye nacyo kitazamubera imbogamizi yo kuba yagera ku bintu birenze. Hari abantu benshi bagira ADHD nabo ugasanga bari successful. Ndakeka nka Trevor Noah ni nk'umustar abantu benshi bazi muri stories ziwe, numva yuko bigeze ku diagnosing aho ibibazo bya attention, kuvuga ngo birashoboka ko wagira iki kibazo mu by'ukuri wabona support hagije ukaba wagira success iri international cyangwa se wagira ku bintu ku rwego mpuzamahanga. So ni byiza ko tubimenya ndetse twige n'uburyo twafashamo abantu abana dushobora bahura n'ibibazo nk'ibi ngibi. So indi condition ya nyuma nshaka kuvuga ikunze kuyobera abantu ni igihe nk'umwana arwaye nk'ikibazo kijyanye n'amarangamutima cyangwa se kijyanye n'imyitwarire, mental health cyangwa se behavior issues. Hari abantu ushobora kugira wenda nk'ibibazo by'umujinya ukabije cyangwa se agahinda gakabije cyangwa se gutinya bikabije ku buryo bishobora kugaragarira mu myitwarire. Usanga umwana ntabwo agikunda kujya ku ishuri kuko hari ikintu atinya ku ishuri cyangwa se atinya abantu ku rwego rukabije, cyangwa se ugasanga umwana ahora yigunze, ahora abaye, ntabwo ashobora kuvugisha, ntabwo ashobora gufunguka ngo akine n'abandi bana, usanga ntabwo ashobora guseka, cyangwa se ugasanga umwana agira imyitwarire igaragaza yuko mu by'ukuri hari ibibazo biri emotional by'amarangamutima ashobora kuba afite ariko yabuze uburyo yabivugamo. Imyitwarire ikunze kuba nko kurwana ku rwego rukabije cyangwa se kurira cyane cyangwa se kwigunga cyane cyangwa se kwanga ibintu, kwigumura, ariko ukabona yuko biri ku rwego mu by'ukuri bukabije kuba ari ibintu bisanzwe. So ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'umutwe, amarangamutima, imyitwarire, ntekereza yuko ari bimwe mu bintu bishobora kubaho, hanyuma abantu benshi bikabashobera kibazo tese ibintu byagenze bite, si ibintu yarwaye trauma, si ibintu yabitewe n'iki. Akaba ari byiza ko abantu tumenya ko bishobora kubaho, kuriye bibayeho tubashe kuba twatanga support cyangwa umwana twamuganisha ku bufasha ku gihe kugira ngo abashe kugaruka ku murongo azagere ku ntego ashaka kugeraho.
nta mbogamizi. So izo nizo ndwara eshanu numvaga abantu benshi bakunze kuyoberwa iyo zibaye ku bana bakiri batoya, nubwo hari n'izindi tutavuze, ariko izo nizo ziri common zikunze gushobera abantu. Ese nihe wumvishe waruzi, nihe wumvise yagutunguye, ese nuhe bumenyi wungutse? Ushobora kutubwira muri comment cyangwa se inbox niba ufite social media channels zacu. Nge nzakomeza mbaho ubumenyi buzabafasha kugira ngo mukoreshe mu buzima bwa buri munsi. Nge nitwa Gami the Psychologist. Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga izo zose, akora subscribe, like, na share kuri YouTube channel yacu kuri no video. Thank you so much. Tuzongera tubonana ubutaha. Ciao ciao.